Ikibazo gikomeye abantu bose bafite, bumva amagambo meza bagakanguka, ariko nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 byose bikazima nk'urumuri rw'itara rishaje. Impamvu nuko batazi gukora imyitozo yo guhindura imitekerereze y'ubwonko bwabo. Gutekereza nka biliyoneri si igitangaza kivugwa rimwe, ugomba kumenya ko hari urugendo ruhoraho. Muri kano kanya reka nkubwire ikintu cy'ingenzi: ubukene si icyaha, ariko gutekereza mu buryo bw'ubukire niyo mashimwe akomeye y'umutima. Abantu bagiye bagera ku rwego rwo hejuru rw'ubukire si uko bose bavukiye mu bukire. Oya, hari abavukiye mu bibazo bikomeye no mu bukene bukabije, ariko bafite ikintu kimwe cyabaye intwaro yabo: uburyo batekerezagamo. Reka nkwereke uko ubuzima bwawe busanzwe bwahinduka ishuri ryo kuba umuntu utekereza nka biliyoneri. Icyo ngusaba ni ukubana nanjye mu kiganiro Impamba y'Ubwenge. Muri iki kiganiro ngiye kukuganiriza ku bintu 14 by'ingenzi bigaragaza uko ushobora gutangira gutekereza nka biliyoneri nubwo waba uri wa muntu utagira n'ijana mu mufuka. Ibi ugiye kumva si amagambo yo kuguseka, ahubwo ni amagambo yo kugukomeza no kukubohora mu bitekerezo. Ijambo rya mbere mu magambo tugiye kwibandaho muri aya magambo 18: menya ko ibitekerezo byawe ari byo byubaka ubuzima bwawe. Iyo ubitekereje neza, biliyoneri mbere yo kugira miliyari yabanje kugira igitekerezo cy'amafaranga mu mutwe. Ikibazo si uko udafite amafaranga, ikibazo ni uko utazi uko wakubaka igitekerezo cyayazana. Nanone aho kugira ngo wibaze uti kuki ndi umukene, tangira wibaze uti ni iki natekereza gishya cyafasha gutandukana n'ubukene. Umwe mu bashakashatsi akaba n'umwanditsi w'ibitabo, akaba ndetse n'umujyanama mu by'imitekerereze, Napoleon Hill, umva icyo avuga ku birebana n'ibyo wibaza. Yavuze ko kugira ubwenge bwo gutekereza nk'umukire bivuga kwizerera mu nzozi zawe n'icyo ushaka kugeraho. Nanone kandi ukiyumvamo icyizere, ukavuga amagambo akubaka. Nk'urugero ukavuga uti ndi umuntu ushoboye, ubukire burimo busanga, nzi neza icyo shaka kandi nzagikora. Ikindi yavuze ku byo ugomba gutekereza ni ukwirinda amagambo y'ubugoryi n'ubwoba bwo kuvuga uti simbishoboye, ntabwo ari njye wabibasha, n'andi yose aca umuntu intege. Yavuze ko ayo magambo asenya, atubaka icyizere. Ikindi yongeyeho, yavuze ko ubukire budatangirira mu mufuka, yavuze ko ubukire butangirira mu mutwe. Fata akanya buri munsi ushyira iby'ubwoba ku ruhande, wicara ahantu hatuje, utekereze ku kintu gishya gishobora guhindura ubuzima bwawe, nubwo byaba ari igitekerezo cyoroshye. Ijambo rya kabiri: rekera gutekereza uko abandi bose batekereza. Abantu benshi bashishikarira kuba nka bose, gukora akazi kazwi, kwishimisha nkabo, no guhora bavuga ngo ubuzima burakomeye. Ugomba kumenya ko biliyoneri aba atekereza ibinyuranye n'ibyo utekereza. Ugomba kumenya ko biliyoneri ashyira imbaraga ze zose mu kubona amahirwe aho abandi babona ibibazo. Iyo abandi barimo kurira ubushomeri, abakire babona uburyo bwo gukora bizinesi zabo zijyanye n'ibyo abantu bakeneye. Dufashe nk'urugero, nk'umuntu ushishikajwe no kubona amafaranga, yatekereza uko yakora application yorohereza abashomeri kubona akazi mu gihe gito. Cyangwa se agatekereza uko yakora video yerekana imyuga mito mito, nko kwereka abantu uko bakora amandazi, amavuta ndetse n'isabune n'ibindi, maze abantu babireba bakamwishyura cyangwa akabona amasoko. Abantu basanzwe babona ikibazo bakakivuga, ariko abatekereza nka biliyoneri bagishakira igisubizo. Ijambo rya gatatu: tekereza ku gihe cyawe nk'icy'akataraboneka. Buri munota urimo kumara uvuze uti nta bushobozi mfite, icyo gihe uba urimo kuwutakaza. Ugomba kumenya ko abakire bubaka ibyo batekereza ko igihe ari amafaranga. Nimba ufite isaha imwe, tekereza uko wayibyaza umusaruro, unonosora imitekerereze yawe, cyangwa wiga ikintu gishya kizagufasha ejo. Icyo ugomba kumenya ko igihe gihenda kurusha amafaranga, naho kubatakaza igihe ni ukwiyica buhoro buhoro. Nanone ushobora kwiga uko bakora marketing cyangwa uko bakora video, uko wabyaza izi mbuga nkoranyambaga umusaruro ugacuruza online, cyangwa uko wakwiga umwuga wihariye. Icyo nzi neza wabikora buri munsi. Ikibazo si amafaranga wabuze, ahubwo ni icyerekezo cy'umutwe wawe gicumbagira. Ijambo rya kane: ugomba kubaka icyerekezo gikomeye, ugafata icyemezo cyo kuva mu bukene n'ubwigunge. Ese wigeze wumva abantu bavuga ngo umuntu si uko ameze, ahubwo ari uko yiyemeje kuba? Ushobora kumva ari ukuri gushya, ariko gutekereza nka biliyoneri bisaba gufata icyemezo kitajegajega cyo kubaho ubuzima bufite umurongo. Vuga uti nubwo ntacyo mfite uyu munsi, umunsi umwe nzaba umuntu udasanzwe. Reka nkwibire akabanga: andika intego zawe ku rupapuro, uzisome buri gitondo. Uvuga uti
shaka kuba umuntu uca ubukene mu muryango, shaka kuba bizinesi ishingiye ku bumenyi, shaka kuba intangarugero mu bitekerezo. Icyo nzi neza ni wakubaka inzu mu kirere, ariko noneho ufata icyemezo, noneho utangire gushyira igitekerezo hasi ku buryo bw'umwuga. Ijambo rya gatanu, ugomba kugira icyizere kidacogora ndetse no mu bihe bibi. Abantu batekereza nka biliyoneri bafite impano idasanzwe yo guhangana n'ubwigunge, gutsindwa ndetse no guhangana n'ishyari ry'abandi, ariko muri ibyo byose ntibahagarika urugendo. Baba bize ko gutsindwa rimwe atari iherezo, ahubwo ari ishuri ryo gutegura intsinzi. Nimba warigeze kugiraho igitekerezo ntikigende neza, wigira ubwoba, kuko n'ababiliyoneri barapfukama bakongera bagahaguruka. Nimba wumva abantu baguseka bakubwira ko ibyo utekereza bidashoboka, urye uvuga uti ibyo bavuga ni ubwoba, jye sinzagarukiraho, ndi mu nzira yanjye yo guhindura amateka. Ijambo rya gatandatu, ushyira mu bikorwa, ntugahere mu bitangaza by'amagambo gusa. Hari amagambo meza umuntu asoma agahumeka, ariko ikibazo ni kimwe, hari igihe uyasoma buri munsi ariko nta kintu na kimwe ushyira mu bikorwa mu byo wasomye. Ugomba kumenya ko gutekereza nk'umukire, ufata icyo gitekerezo ukagishyira mu bikorwa nubwo cyaba ari gito. Dufashe nk'urugero, nimba wifuza gutangira ubucuruzi, tangira gutekereza uko wabikora ukoresheje bikeya ufite. Ugomba kumenya ko inzozi zidashyirwa mu bikorwa ari nk'indoto z'umusazi. Ijambo rya karindwi, shaka abantu batekereza nk'uko wifuza gutekereza. Muri make, gendana n'abavuga iterambere. Nanone nimba ushaka kuzaba biliyoneri ukaba uhora mu itsinda ry'abantu bahora bavuga ngo ntabwo bizashoboka, icyo ugomba gukora, ugomba kuva muri ayo matsinda ugashaka intekerezo z'abashaka gukira. Icyo nanone ushobora gukora, hitamo ukoresha imbuga nkoranyambaga nk'uko wasarura mu ishyamba. Kurikira abantu baguhugura nk'impamba y'ubwenge, soma ibitabo by'ubukire, ureke kureba ibintu bidafite umumaro, winjire mu masomo atanga ubwenge n'icyerekezo. Ugomba kumenya ko umuntu uguhora hafi ari we uba gutegurira uko uzaba umeze mu myaka 5 iri imbere. Icyo twakungukira muri ibi, gira imitekerereze y'amafaranga utari wanayinjiza. Ugomba kumenya ko gutekereza nka biliyoneri ari uguha igitekerezo agaciro, igihe cyawe, ubushobozi bwawe n'icyerekezo cyawe. Nanone kandi gutekereza nka biliyoneri ni ukwemera ko utari icyo abandi bavuga, ko uri icyo wiyemeje kuba cyo. Buri munsi ushobora gutangira gutekereza nk'umuntu uzagera kure, niyo waba uri mu cyumba cy'inzu itagira umuriro. Ikindi kandi ugomba kunguka muri ibi, iyo ubwonko bwawe bwumvise ikintu inshuro nyinshi buracyizera. Tekereza cyane ku bukire, ubwumve, ubwigiremo, ububyige, maze bwemere yuko buzashoboka. Ijambo rya munani, tangira mu gitondo. Uko utangira umunsi ni nako urangira. Ugomba kumenya ko abantu bose bafite amasaha 24 ku munsi, nawe Imana yahaye amasaha 25. Ariko umwihariko w'abatekereza nka biliyoneri ni ukuntu batangira umunsi. Ntibakanguka ngo batangire kureba WhatsApp cyangwa se kwivovota. Barabyuka bagatangira kwishyira mu mwuka wo gutekereza iterambere. Reka nkubwire ibyo wakora mu gitondo. Fata iminota 10 utekereze ku ntego yawe y'icyumweru. Andika igitekerezo kimwe cyagufasha kwinjiza amafaranga mu gihe kizaza. Subira mu magambo yawe yo kwihamagarira ubukire, uvuga uti ndi mu nzira yo kuba umuntu uhangana n'ubukene. Ikindi nanone uvuga uti ndi mu rugendo rwo kuba umuntu w'umunyabwenge ufite impinduka. Icyo ugomba kumenya ko gutangira umunsi wawe ku bushake bwawe neza ari isomo rya mbere ry'umutungo. Ijambo rya 9, gira imyitozo yo kwitoza gutekereza mu buryo bushya buri munsi. Ugomba kumenya ko gutekereza nka biliyoneri ari umwuga, atekereza rimwe akawukora. Gutekereza nka biliyoneri ni nko kwiga umuziki usubiramo inota buri munsi. Ni nako nko gutekereza nk'umukire bigenda. Ugomba kujya witoza ibingibi buri munsi. Buri munsi andika igitekerezo kimwe cyafasha abantu 100. Nanone buri munsi wibaza ikibazo gikomeye nk'iki nabwira umuntu uri mu bukene bukabije ngo abuvemo. Nanone muri iyi si tugezemo y'ikoranabuhanga, andika uburyo 3 wakoreshamo telefone yawe kugira ngo winjize amafaranga, atari ugutunga telefone gusa ngo ukoreshe WhatsApp. Icyo ugomba gukura muri ibi, ubwonko ni nk'imitsi, burakura iyo witoje. Ijambo rya 10, reka kuvuga amagambo y'ubukene, hindura ururimi ukoresha. Ugomba kumenya ko abatekereza nka biliyoneri bavuga amagambo yubaka atari amagambo asenya. Ntibavuga ngo nta bushobozi mfite, ahubwo bavuga ngo nkeneye kubaka ubushobozi. Ntibavuga ngo ubuzima burankomereye, bavuga ngo ndi mu gihe cyo kwigira. Nanone reka kwiyita amazina y'ubwigunge, ahubwo utangire kwiyita amazina y'icyubahiro.
ndi umunyabwenge wo kwiyubakira icyizere n'agaciro, ndi umuhanga mu gukora amafaranga n'ubwenge, ndi umwarimu w'ubuzima n'ubukire. Icyo ugomba kumenya, uwo wiyita ni uba we. Ugomba kumenya ko amagambo yawe aba umurongo ugenderaho. Ijambo rya 11, tekereza ku ngufu zawe nk'umutungo wawe wa mbere. Niyo waba udafite amafaranga, hari ibintu bitatu ufite: ubwonko, ubuzima n'igihe. Ugomba kumenya ko ababiliyoneri babifata nk'umutungo wa mbere. Ntiwakwicara uvuge ngo nta modoka afite kandi ufite igitekerezo gishobora guhindura ubuzima bw'abandi. Ugomba kumenya ko inkomoko y'umutungo atari amafaranga, ahubwo ari ubushobozi bwo kugurisha icyo uzi. Ijambo rya 12 kiri imbaraga mu kumenya aho isi yerekeza. Abatekereza nka biliyoneri ntibategereza guhindurwa n'ibihe, barabanza bakamenya aho isi yerekeza, hanyuma bakabona gufata amahirwe mbere y'abandi. Icyo ugomba gukora, reba nk'ibigezweho ubu ngubu: ubucuruzi bukorerwa kuri interineti, kwigisha hifashishijwe YouTube na TikTok, no kwandika ibitabo cyangwa se gukora amajwi meza, podcast, cyangwa se kumenya gukoresha AI. Icyo ugomba gukora, ntukagume mu mateka, jya mu gihe kiri imbere, kuko uko isi yihuta niko iguha amahirwe mashya nimba utegura umutwe wawe. Ijambo rya 13, iga gucunga duke ufite nk'ucunga miliyoni. Ibi ni ingingo ikomeye. Nimba ufite amafaranga 500, ujye uyacunga nk'aho ari miliyoni, kuko uko witwara ku duto ni nako uzitwara ku dushya. Ababiliyoneri bubaka ikinyabupfura mu micungire mbere y'uko bagira amafaranga. Ushobora gutangira wiga gushyira amafaranga mu byiciro: ibyo kurya n'iterambere n'icyizere cy'ejo hazaza. Gutangira gutekereza icyo wageraho nubwo waba ufite amafaranga 1000 ku mufuka. Icyo ugomba kumenya wowe unkurikiye muri aka kanya tukirimo kugendana, amafaranga ntiyajya ku muntu utazi kuyagena cyangwa se kuyacunga neza. Ijambo rya 14, ntugapfukame imbere y'ibikomeye, pfukama imbere y'intego zawe. Hari igihe ibintu bikugora n'ubuzima bukakubera igitutu, ariko ntabwo utegetswe gupfukama imbere y'ubukene. Icyo utegetswe kugwana uko ushoboye kugira ngo ejo hazabe hazima. Icyo ugomba kumenya, gutekereza nka biliyoneri ni ukugira umutima udacogora. Ni ukuvuga uti, ntacyo mfite uyu munsi ariko mfite imbaraga zo kugira icyo ngera hejuru. Umwanzuro w'ibi byose maze kukubwira, ugomba gutekereza ku bukire nk'umurage wawe, si nk'igitangaza. Ntiwibwire ko gutekereza nka biliyoneri ari amahirwe yagenewe abantu bake. Oya, ni imyitozo, ni icyemezo, ndetse ni n'urugendo. Uyu munsi wa none ushobora gutangira guhindura isi yawe igihe wiyemeje gukoresha umutwe wawe nk'inkingi y'ubuzima. Icyo utagomba kwibagirwa muri ibi byose nakubwiye, ugomba gutangirana umunsi wawe intego. Buri munsi andika igitekerezo cyawe. Nanone koresha igihe cyawe neza. Gira ururimi rwawe rwiza, uvugisha ibyo utekereza ukabishyira mu bikorwa. Ikindi kandi utagomba kwibagirwa, gucunga duke ni intangiriro yo gucunga byinshi. Nanone kandi icyo ugomba kuzirikana mu byo utagomba kwibagirwa, ubutunzi bwawe bwa mbere ni ubwonko bwawe. Nanone kandi dusoza iki kiganiro, icyo nkusaba, reka gutekereza nk'umukene uri gutekereza igitangaza. Tangira uyu munsi niyo waba utagira n'ijana. Ikindi kandi ugomba kumenya ko gutekereza kwawe ari wo mutungo wawe wa mbere. Kuwitaho ni ukuwuhindura intwaro. Ushobora kuba ntacyo ufite mu mufuka, ariko ufite igitekerezo cyiza mu mutwe. Wibuke ko igitekerezo cyanditswe cyavuyemo Facebook dukoresha uyu munsi. Nanone kandi wibuke ko igitekerezo cyashushanyijwe cyavuyemo Tesla. Ikindi, igitekerezo cyatekerejwe n'umusore wari uri mu kigo cy'imfubyi cyavuyemo Alibaba. None se wowe, reka nkubaza, nimba wamaze kumva iki kiganiro ntacyo wakora, utegereje iki? Nimba waryohewe n'iki kiganiro, ndakwibuka gukora subscribe, gusharinga iki kiganiro, ndetse no gutanga ibitekerezo byanyu muri komenti. Ndabashimiye kandi ndabashishikariza guhora mubana nanjye muri ibi biganiro by'ubwenge. Nge wumvaga nitwa 2MC.